ariko ntabwo ibyo ngibyo kwa mabukwe babitekereza ngo byibuze biha agaciro. Nyamara yenda narakosheje byo da nagiye gufasha, ariko nari nabimubwiye, yenda sinzi ibyo yabaganije, sinzi ibyo yababwiye, narakosheje kuko yambwiye ngo nimbireke simbireke. Numvaga ngifite umutima wo gufasha uwo muntu, yenda ambabarire, yenda nanze kuhita mbireka ako kanya, ariko se wakabyarawe nibyo byakavuyemo intandaro yo kunyanga ukumva kutazongera no kunyitaba ukajya kunsebya iwanyu, none ukanatesha n'agaciro n'ibyo nakoze igihe warwaye ko babikubwiye. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese, rero turi kumwe hano, nizere ko muri amahoro, ari abari hanze ndetse n'abari mu Rwanda mwese, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero ndi kumwe na Ivan, yari amaze iminsi ari mu bibazo byinshi na famiye, nifuje kumenya niba hari icyakemutse, dore ko yari aremerewe, umudamu yaragiye, kubwo murabizi byinshi nyine yarabisobanuye. Nari mvuze reka muganirize nawe twumva ibye, ko numvaga nawe atorohewe kugira ngo madamu yahukanye kubera ko wafashije umuntu uri ufite abana uri kurera wenyine, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero nifuje kugira ngo nawe tumubaze uko amerewe n'uko ibibazo nimba byaba byarakemutse, nimba hari icyaba cyarakemutse muri ibyo bibazo. Tuguhaye kaze Ivan. Murakoze. Nizere ko none hari amahoro turi buseke. Oya se kandi ahubwo wasanga aribwo muri babare kurusha. Oya, ubu narinzi ko ugiye kutubwira agakuru keza yuko ndi mu myako, icyo bita imyako. Umeze neza uri mu kwabuki na madamu. Hari ikintu nigize kuvuga kiranga kirankurikirana, ikintu bita ngo bluetooth y'umwaku, ngo niba waba uri mu isoko ngera sona ngo cyane ibyo byaneye mwaku nyine nuko rero byaneye mwaku byataye, usibye no kugaruka ahubwo sinzi niba zanagaruka. Kuki nese we ko nagwaye nimero ye wumvishe baho? Ariko kuki uziko ibintu biba hari igihe biba ibintu bitubaho mu buzima tugira ngo ni ibintu by'imikino bikarangira bibaye seriye. Birangiye nongeye kuba umuhungu, niba ari umusiribateri, niba ari umuhungu sinzi ukuntu wabyita. Ni umuhungu ariko ugiye kuba umuhungu. Ubu nyeneye inama none kurusha ibindi bintu byose. Abantu bagiye bangira ibirara n'ibiki, none ubu nyeneye inama umwese. Nyeneye inama, ndagira ngo abantu bangira inama, abantu banganirize rwose mwakabyaramo, abantu banuka mubarere. Ubu noneho mfite ihungabana, none ubu nibwo mbyemeye ko mfite ihungabana. Bana Nyagasani mfite ihungabana. Birandenze noneho ubu ndomewe. Uzi n'icyo nkubaza? Burakeza ari ibintu utazi. Kugeza iyi saha ntago madamu aragaruka, ntimurongera kuganira, nta gisubizo baraguha kwa soboko. Usibye na madamu simbaza ngo umwana wawe waramubonye byibuze ubuze uko ameze. Reba ariko kuba umuntu warabyaye umwana muto nk'uriya ukaba utambona uburenganzira bwo kumubona iwabo, nibanyemerera kujyayo byibuze ngo ndebe n'uriya mwana mutoya na nyina mbe nanamuri, arega mbona namukumbuye umuntu mwabanye, umuntu mwararanye mu burira abantu. Buriya niba hari umuntu iteka wiyumva mukumvura mukumbuye, umuntu mwabanye mu burira iteka, niyo mpamvu ngo umugore n'umugabo baba barabaye umwe, kubera ko haba ari byinshi muziranyeho. Ariko iyo byose biteshirwa agaciro nyine ubu sinzi. Ivan, njye cyagiye tuganira numvaga ari ibintu byoroshye, nkavuga nti madamu buriya ni ibintu byo kurakara bisanzwe, nashira iminsi azagaruka. None se byakomeje kuba bikomeye, ntago iwabo ntago mwongeye kuvugana, base ngo mu biganireho munabikemure. Iwabo ngerageza no kubabwira ni basi ngize amahirwe nkabona agafoto k'umwana wanjye uko asigaye angana nuko ameze, basi mumume kuko uriya mwana yageraga aho nyine ukumva aravuga ibiki data n'ibiki, ni basi ndashaka kumva akajwi ke, aho kugira ngo bikore ahubwo bakambwira ati wowe se uzi gute kubyara, ese niki kikwemeza ko ari uwawe, ni umwana n'uwanjye, ni iki kibyemeza se? Ikimenyetso cyerekana ko ari uwawe. Ubundi se ubona musa? Ahubwo bakambwira ubona musa? Ko ari inzobe, hajya uri inzobe? Ni madamu ni inzobe. Nibwo nuwo nyine kuko barasa n'inzobe. None se
umwana basigaye bambwira ibintu byinshi binkomeretsa niba nkeneye kwambuye umva umugore baramusubiranye niba hari ikintu nkeneye muri iyi minsi inama amasengesho nkeneye amasengesho n'inama none pe se Ivan, birakomeye ubu uyu mwaka utangiye umugore agenda nyine utandukana n'umugore nyine nuko umwaka watangiye nsenya umwaka utangiye usenya abandi batangira bubaka ariko satani ni umugome satani ni sinzi impamvu ibintu bikomeza kumbaho ukuri ushobora kuba niba ntabyo umwaka mubi mwuka byarama dusaba Imana uyu mwaka tuwutangire neza mwa bantu iyo mfite umubyeyi nari kuzamubazana ariko mbere yuko mvuka mwakoze iki yenda akaba ari zo ngorane abantu bawutangiye neza mu mahirwe no mu migisha ariko hari n'abatangiye nabi ngaho baze gutangira umwaka umugore gute njyewe nanyuze mu bihe bibi ngera mu gihe cyiza aho nari landlord kiragiye nari mfite udufaranga ameze neza mpagaze neza numva rwose ibintu niterebye nyuma nza kugeraho nongera kuba mu buzima bubi bwo kujya kurara mu mashansiye n'abazamu aho nirukanwa ku mashansiye n'iki ubuzima buranga njya kwinjira mu bintu bibi ngeraho ibintu bibi Imana imfashije mbivamo uriya twaratandukanye Imana iragukoresha turahura turongera turasubirana tubaka urugo rurakomeye twari tugeze ku bintu byiza aho natwe tuvuga ngo tuhagaze neza mu rukundo ndi umuntu w'umugabo ni umubyeyi ni umugore dufite umwana mwiza ariko satani w'umukara byangiye abishenye mu buzima bw'umuntu tujye tubaho duteganya ko n'ejo bishobora guhinduka bikagenda neza cyangwa bikagenda nabi niba hari ibintu ntatekerezaga kuri abugore uriya mudamu wawe twajyaga tuganira kera nyine nkabona nta mbereka nyine nkabona n'umwana mwiza nkabona ntacyo aguhisha ariko buriya niba byaragenze kuri akaba ataragaruka akaba nibo bataravuga bati reka duhamagara umukwe wacu asore n'umwana wacu nanjye usibye bo kumpamagara nanjye iyo mbahamagaye barahanuka bambwira amagambo akomeretsa handi bambwira amagambo nashobora kuvugira hano nyine hari ayo navuga hari nayo natinyuka kuvuga ubu wongeye kurera abana ngende ku buribwe umva hari ibintu njya ntekereza hari igihe umuntu yinjira mu bintu azi ngo ni byiza nyuma bikamubana bibi buriya iyo umuntu ari umuzamana cyangwa umusekirite hashobora kuza umuntu uri hejuru yawe yenda mu modoka ye nziza wamuhagarika akanga cyangwa akagutuka akakubwira nabi ariko si urugero rekana nabazi buriya umusekirite cyangwa umuzamu umuhagaritse hari ikosa afite ko ari inshingano ze nk'umuntu rero nanjye nafashe inshingano zo kubaka nk'inshingano none ndazambuwe ese koko ibyari bikwiye ni ukumutwara ahari kuba twari twubatse zari inshingano zanjye nk'umuntu buriya ni uko nyine abantu bafashe umwanzuro utabaganiriza ngo babireke ariko uriya mwanzuro bafashe ntabwo aricyo gisubizo none kumva ko ngo nawe bazama none ejo bundi mukuru we yarambwiye ngo kugira ngo bamume ngo nzabanza nubake nerekana inzu ku buryo nongera kuzana iryo tiku nzayisiga barambwiye ngo ngomba kubanza nkerekana inzu nkabanza nkerekana ibikoresho byo mu nzu na radiyo mu nzu barambwiye ati twatse televiziyo turashaka inzu irimo intebe na radiyo nubibona ukaba ubifite byawe bikwanditseho none ubwo nibwo uzaba ufite ijambo muri uru rugo ejo niko bambwiye mukuru we niko yambwiye na nyina na musaza we biriseriye kandi baba nyine ndashaka kubaza niyo mpamvu nakubwiye barambwira amagambo akareshye barimo kumukugurisha nyine aho bigeze numva bari kugurisha nabwiye twagiye mu rukiko murabizi hari hasigaye yenda mu rusengero twagiyemo mu mategeko n'umugore wanjye barambwira ngo mu mategeko ni umugore wawe ariko ku babyeyi si umugore wawe uzagenda ubwira amategeko amuguhe twebwe twabonye utamubashije ntabwo ushoboye kumugaburira ntumutunze ntaho kuba afite igihe cyo kwishyura inzu kiragera ntiwishyure nubona ubushobozi bwo kubaka inzu nanjye nabwe nubwo ntakishyura inzu nta na rimwe wakumva bamusohoye mu nzu niyo natinda ndishyura bo bakambwira ngo amakosa ugenda ukora uko uteye n'imyumvire yawe biragaragara ko n'ubundi abagufite nk'utariho ikigaragara rero ko uzaba uri umugabo uhamye shaka inzu byibuze nitubona byanze
nk'umugore w'isezerano icyo gihe tuzaba tuvuga ngo niyo yagenda ariko hari ahamusizeho kuba none se aratuye. reka twibaze nanone bwa kabiri igihe mumaranye n'abana mufitanye nibwo bakibuka ko nta nzu mubamo mufite, nibwo bibutse ko nta nzu nta na radiyo tugira. ariko se ubundi umugore ujya kuvuga ko nta radiyo ubundi ugira ngo we nibyo natekereje mfite umugore ambabarire yenda ashobora kuzareba iki kiganiro ariko nawe niba ajya kubwira iwabo ko nta na radiyo iri mu nzu akajya kumena amabanga y'urugo akayajyana kwa mabukwe biriya bintu koko yenda ko abantu mwagiye munuka mwakabyaramo ibi byo kujya kumena amabanga y'urugo ukayajyana iwanyu byo ni byiza. cyangwa ushobora no gusanga baramushakiye undi mugabo simbizi nabyo byanashoboka akajyana umwana wanjye se. mw'abantu mwe mudukurikiye twese iyo turi kuganira gutya tuba turi kwibaza ntago ndi kubivuga mbihamya turi kwibaza twese ariko ukuntu bansubiza byanaba none se sinemere kugera iwabo barambujije ntago nemere kuhakandagira none baranambwiye ngo babwiye n'ubuyobozi ntago nemere kuhagera ninza nzabanje ngo n'ubu namuhohoteraga ubwo nzabanje kumwica bazanshyiraho kesi yuko nje kwica umuntu cyangwa kwiba. urumva ntago nemerewe kujyayo banteye ubwoba pe none bafite musaza w'intera ubwoba kurusha abandi. reka twese tujye inama nk'abantu bakuru abantu mudukurikiye nuko iyo bigeze nge muri famiye ibintu mbigira seriye birashoboka ko kuba warafashije umuntu w'umugore birashoboka ko umugore ashobora gufuha akahukana reka tubyemere ko bishoboka ni ukurakara ni uburakari yamara kwahukana yagera iwabo akabwira iwabo ikibazo uko kimeze noneho iwabo bakabyemera uko umwana wabo yabibabwiye reka tubyemere ko nabyo bishoboka bikarangira se we nanababarire noneho umukobwa anangiye umutima ntavuga ati reka nsanga umugabo n'ubundi nari nubatse reka mubabarire n'ubundi yambwiye ko atazongera kumufasha niwabo ntibamubwira ati mwana wacu ujya kubaka ahubwo bikarangira bari gutuma umukwe wabo ibintu ngo yubake inzu. ubu si imyaka mumaranye dutekereze neza nk'abantu bafite ubwenge imyaka mumaranye n'abana mumaze kubyarana nibwo batekereje ko nta nzu mugira. ijya kugenda arambwiye ngo aragiye ngo nisanga uriya mukecuru niko yambwiraga ngo ariko ngo uzicuza ngo nunareba abantu bose bavuga ko ngo ngewe nawe ukurikije uburanga mfite naho twari duhuriye ariko kubw'urukundo narakwemeye. ni igisukari majyane yagiye abimbwiye ariko ukurikije uburanga naho twari duhuriye ariko narakwemeye nemera kubaka ariko urandumbiye ujya kujya mu bakecuru bangana kuriya nkamusaba imbabazi nkamubwira rwose no gufasha nta bindi kandi pe n'ubu ndacyarahira ndacyamanika ukuboko uriya mumama nta kintu ari gutinyuka kumubwira ngiye kwara gufasha gusa nta kigendanye n'indi ngeso mbi nari kujyamo kuko ingeso mbi nagiyemo zarangishije ntabwo nari kongera. nushaka ucunge neza niba nta bindi bintu waduhishe mwarapfuye ari byo gusa ucunge neza utazasanga umugore wawe yaragiye namukuru we nuko yanze kukuvugisha nawe yakubwiza ukuri nta kindi twapfuye ngo ko nagiye gufasha mami neza. ucunge neza ibyo bintu ntabwo byumvikana ibyo ni ibintu byo kubabarira ikintu ubundi udashoboye ikintu gikomeye numva cyatandukanye umugore n'umugabo kumuca inyuma ukamufatana agapana amagambo. umuntu uzakubwira ngo umugabo wawe namubonanye na kanaka mu magambo ntuzabyemere numufata uzaba ari bwo byemera noneho ibintu byongeyeho nk'ibyo umugabo yarabihetse akavuga ati ndamuretse ahubwo uzacunge neza uzabaza amakuru neza uzasanga uriya mugore baramushakiye undi mugabo ufite amafaranga n'iyo nzu bashaka n'izo radiyo nanjye ikintu kinshanga ubundi bananiza gutyo ngo ku nzu ko ubundi atari bo nabo baduhuje kandi twawe ubundi nakabiguye n'umukobwa ikibazo umukobwa nuko niba ngiye ikibazo mfite niba yarakwiyeho telefoni niba yarahinduye nimero si nicyo kibazo nafite. urumva ubura umwana wageze iwabo rero aba yasubiye ku ibere umwana aganiriza iwabo ubuzima bwose abayemo mu rugo nyine bakambwira ati mwana wacu igumire hano tuzagusha nawe aracyari muto nk'uko yabikubwiye nawe aracyari muto yashaka undi mugabo cyane ariko gutandukana kwanyu nibo babigizemo uruhare kandi bagaragaje ko nyine batagushaka ariko ikigaragara kiwabo babigizemo uruhare biturutse ku mukobwa n'ubundi kuko ugiye kumena amabanga y'urugo ukafata umugabo ukajya kumusebya iwanyu
nyine bakira ibyo ubabwiye. Nese bazakira ngiye ibyo mbabwiye cyangwa bakira ibyo umwana wabo babwiye? umwana wabo babwiye nibyo bakira Bumva ariko kuri. Ubu ibyo yambeshyira byose bazabona ko ari ukuri, ntago bazumva. mu gihe wamaranye n'uriya mugore mwarakundanye, njye nigize kujya mbasura nkabona murakundanye mubanye neza. Njye yararwaye nanga kumuta akajya agenda akisiga ibiki nkamutoragura, yarataye umutwe atazi n'umwana we, mvunikana umwana. Noneho mbibwiye mukuru we, mukuru w'izi bintu yambwiye, yarambwiye ngo niyo ubireka ngo ubundi se icyo wakoze kigaragara ni iki, buri wamufashije iki? None se si wamuvuga ngo wasanga nabo bagore bawe ari bo bamuhinduye kuri abo bagore rero wamaje gukora ibyabo, mumaje guhararukwa nibo bongeye bagira gute baramufasha. Kandi ikintu kimbabaje nuko mu kuvuza uriya mugore nabo babigizemo uruhare, twiruka tuvuza tugira gute mu nsengero. Ariko mukuru we yambwiye ibyo bintu, si mama we yabimbwiye, ni mukuru we arabimbwira, binkurugutira mu matwi, ndeba ashaka ukuntu nakubititse, ndeba ukuntu inzara yaturika twica, nutwo twari dufite twayatugurisha, na radiyo avuga twari tuyifite turayigurisha kugira ngo akunde avuzwe byaranze. none isaha ubaye uteshe nyina w'umwana muto yari umukobwa wanjye mukuru, niwe wiruga ahetse umwana muto atangira kunywa igikoma no ataragira n'amezi 4. Ariko ingaruka ndayibonye. waruhanya abana sha, ingaruka ndayibonye. Yamaze igihe kingana iki se arwaye? Ariko ntabwo ibyo ngibyo kwa mabukwe babitekereza ngo byibuze biha agaciro. Nyamara yenda narakosheje byo da nagiye gufasha, ariko nari nabimubwiye, yenda sinzi ibyo yabaganije, sinzi ibyo yababwiye, narakosheje kuko yambwiye ngo nimbireke simbireke. Numvaga ngifite umutima wo gufasha uwo muntu, yenda ambabarire, yenda nanze kuhita mbireka ako kanya. Ariko se wakabyarawe nibyo byakavuyemo intandaro yo kunyanga, ukumva kutazongera no kunyitaba, ukajya kunsebya iwanyu, none ukanatesha n'agaciro n'ibyo nakoze igihe warwaye ko babikubwiye, aho umaze kugenda worohererwa, nyuma yaho ko wongeye ukarwara nkagusubiza kwa muganga. Nyuma yaho yacyagiye aza kurwara, yigize nanone kurwara mu nkovu, iraturika tumujyana kwa muganga, ndavunika, bamuha imiti yikibagira gute. Yego, ubu se koko ako kababaro kose iwabo barabyirengagije no kunataye umutwe? Reka nkubwire, buri ibintu byiza byibagirana vuba kurusha. Nkagera aho ngurisha telefoni, nkava ku murongo, nkagira gute, aka telefoni mo ndakoresha sako nafashe mu minsi mike, birabavanga make nako none bagiye kugafunga igihe cyarageze cyo kwishyura, maze iminsi nishyura. Ibintu byiza ntabwo bakunda kubyibuka, ahubwo abantu bibuka ibintu bibi gusa. Nk'ibyo byiza wakoze wasaga n'umugore atakibyibuka, ahubwo aka kantu kabaye ejo bundi akaba ariko yahaye umwanya cyane kurusha ibindi wakoze. Ariko ntabwo byari bikwiriye. Ibintu biba mu buzima tuba bwa buri munsi bibaho cyane. Kuki twubakira ku kantu gato se? None Saiva, amezi 2 agiye gushira, umugore wawe yaragiye, ufite abana, uzashaka undi mugore, uzakomeza urera abana bawe gutyo. Ngere ibintu biranshanga. Noneho reka nkubwize ukuri nanakubeshye. Muri quartier baragira bati umugore umwe ashaka kuba atamuhaza. Nese ni gute umugore ngo ashaka kuba atamaza? Urumva inkuru ziri ha, nago ndimuka ahandi, nago ndabona ubushobozi bwo kwimuka. Baragira bati ni gute umugore agera akamubwira ati va mu bakecuru. Nyine urumva no muri quartier ahantu dutuye yagiye ansebya ngo mba ndi mu bagore mu bakecuru, nkuko nagiye ku kazi ngo dore niho yaraye. Noneho nyiri inzu yaratuye ambwiza ukuri, ambwira ko n'amafaranga yatayashaka, arambwira ngo uzigire gukodesha ahandi. Urumva ibintu birankomeranye kurusha, nibo navuze ni nyine inama, nyine ibitekerezo, nyine amasengesho. Niba nzajya mu butayu, nuko numva mu Rwanda butayu ntago bikemewe, nakagiye mu butayu nkajya gusenga. Noneho ngezaho nanjye numva nshaka gusenga bya bindi by'ubwana n'ubukini n'ubutesi nabivuyemo. Rero gushaka undi mugore, numva nta wundi mugore nashaka, numva nimbura uriya nzarekera. Mesa kamwe wa muntu we wamuganiye, ushaka undi mugore, hari igihe wirukana umugore uzani gufa, umire gufuka, uhekenye gufuka azana urimira bumwe, kuko hari nabo twabyaranye. Bo noneho bana nabimenye batangiye kujya banyihamagaza sinzi. Nawe wigeze kuza? Hari wa undi nyina w'umwana mukuru, hari na nyina uriya muhungu. Wa undi nyina uriya muhungu wari waragiye Uganda twayaga dusera. Nyoberwa n'ikintu kibabwe. Rero nubwo muvuga
hashobora kuba hari imyuka mibi banerereza. Njye mvuga bino bintu bishobora kuba biterwa na bano bantu twabyaranye bari abagore. Impamvu ni iyi, none se nk'uri uri Uganda yabibwiwe n'iki ko yasubiye Uganda, yabwiwe n'iki ko natandukanye n'umugore? None se nyina w'umukuru we ko narinze ahantu aba, yabwiwe n'iki ko natandukanye n'umugore? Bose baramamagaye oya njye mvuga sinzi ahari bashaka kuba kuko icyambere baraziranye, bashaka kuba bafite ukuntu babigenza, bakaba bafite ibintu bahuhera, bikaba byaradutezamo amakimbirane ukuntu. Kuko arwara byaturutse kuri nyina wa Blessing, wasanga na nyina wa Karabo nawe yarabigizemo uruhare. None n'ubu ngubu aho agendeye nyina wa Blessing arimo aramamagara na nyina wa Karabo bakamamagara, bambwire se bemeze bite, ngo ariko se koko inshingano z'urugo zirakunaniye, uranze ubaye ikimasa cy'akarere. Urumva sinzira ukuntu babikora, bahana amakuru. Urumva ko bose barabwirana, bashaka kuba banavugana. Buri abagore bakugambaniye biragatsindwa, abagore bashyizemo bakakugambanira wanasara. Nziko wowe bavugana ni nyina wa Karabo nyina wa Blessing yo baraziranaga, sinzire gusa yenda banavugana ni wamenya, ariko sinzi. Nge mvuga ko ari ibintu bashaka kuba bamuhera bikaba hari ibyo bibitera. Ariko ibyo bagore ntuzongere kubisubiramo, banze wirerera abana. Oya ibyo bagore gusa nyina w'umukuru we numvaga avanga ashaka kuza ngo ibiki ngo nago namuhakaniye, ariko arambwira ngo yango genzaza ngo kucyumbuza nago mbizi. N'umuhungu bavuga ati ngiye kongera kuva Uganda, nese ugiye kongera gufatanya na basaza bawe, musaza wawe ushaka ko mwongera kunkubita ati ariko se ufite ubwoba bw'iki? Niba ari amafaranga ashaka kuzana simbizi, urabizi iyo umuntu ari mu bibazo. Niba ari iki namubwira se ufite akazi ngo jewe usigaye mfite akazi nagutunga, umugore waguha amafaranga. Uriya nyina Karabo ati nanjye mfite akazi, nawe bamubwira ngo sinzi niba ari imibare sinzi, ariko kujya mu bandi bagore oya. Uriya nyine nanyanga nzarekera, gusa icyo numva ntashobora kurekera n'umwana wanjye. Oya abana bo si yatwaye umuto abandi si bafite se? Yatwaye umuto bose abandi ndabafite babiri. Mu bintu we ukomeza urwane ku bana bawe biteho, sibyo? Buriya reka ngo ubwire umugore aragenda, ariko ari umugore w'umutima azi ko yataye abana, ageze agasubiza ubwenge nyuma akagaruka. Yari igitekerezo cyo gushaka umugore nta kindi mu, kuko ntago kaguruka ubisugira ngo kaguruka mu mutwe wanjye abarimo ibindi bintu arega. Biriya bintu bikora wishimye. Oya biriya bintu bikora wishimye. Nago sinzi ko nago gatekerezo kaza. Umutwaramo ibintu byinshi. Aya sina ngombwa ibyo, buriya buri kintu cyose kibaho kubwo umuntu yishimye afite umutuzo. Udafite umutuzo nta nubwo ibyo bintu wabitekereza. Gusa wowe ihangane, komere muri ibi bibazo, komere ku bana bawe. Ikintu cya mbere nuko iyo umuntu abashije guhangana n'ikibazo, ibintu byose birashyira bikagenda neza. Mbona ubuzima mbuhaza ari igihe ntekereza ubundi birisere nuko ari abana. Mu minsi ishize nayo ngiye kwiyahura. Oya ntugatekereza. Muri ya minsi namaze igihe nazaga mu kiganiro hano bushize, uriya mugore anyima imbabazi. Buriya nagiye numva nataye umutwe, ngera mu rugo ndaryama biranga, ntekereza kuba buriya hari ibinini mu Rwanda bagize amahirwe yo kubica. Iyo mbona ikinini cy'imbeba hafi mba narakinyweye, ariko nyuma nibwo naje gutekereza nsanga ese ubundi ndatabana ngihe abana se ndaba mbasigiye n'amakosa nayo wabukoze. Umugani wabo bavuga ngo nimbanze mbereke inzu mbereke ngo na radio n'intebe, abana nta hano ho kuba bafite byuze ngo basigiraho, nta muryango mfite ngo ndabasigiye. Nta nicyo wabukemuye. Hari n'igihe ntekereza nkavuga na hari banyina nzaho babahe niba bemera babahe bisigaye binshanga, ariko kubera ukuntu nkunda abana niyo mpamvu n'uriya mvuga ngo sinamureka. Ibintu mu mutwe harimo ibintu byinshi nsigaye numva harimo ibinyuguri, mba numva mu mutwe harimo inozi, mba numva sinzi, mba numva ngiye gusara ngiye kwiruka. Uriya nawe wagiye Bugande nawe adafite ari ugushakisha, uramuhereza umwana, uzi umwana azaba abayeho gute? Nyine sinzi, ibintu biranshanga. Reka babaye uretse wikirukansa ibintu utabikora uhubutse, ibintu biranshanga ugasanga wibabarije abana. Nanone uraho kugira ngo utange umwana wamugumana ukamenya uko muri uko mubayeho. Ubundi iyo umugore agutanye umwana aba hari impamvu abikoze, ntukamumuhe ku ngufu nawe. Mba mfite ubwoba rega, hari igihe utekereza niba utabona uko ujya gukora bishaka kuzarangira bibaye nka bya miri nigize guteka imyenda nkazongera ngateka imyenda, kandi hari igihe ubona ibintu biragenda bihinduka byanga. Aiva tugana ku musozi, nk'umugabo uri guca muri bino bibazo byose uri kunyuramo, byose twabibonye waranabidusobanuriye, biranagaragara koko ku bibazo bifite.
ufashe uwuhe mwanzuro wo kugira ngo ubitambukemo amahoro kandi wemye ubashe kwirerera abana, ubifashemo uri kubyitwaramo gute, ufashe uwuhe mwanzuro? Njye reka nkubwire, nta mwanzuro wundi nafata usibye gusenga, kuko ubu ngubu n'imitekerereze yanjye iri hasi. Ubu ushobora no kumbwira uti 5 guteranyaho 8 ni kangahe bikanshanga, kube ntago ubu nyine nuko mbara bukeye nyine ibyo ngezemo nibyo, sinzi Imana yonyine. Gusa nyeneye inama, ubu nyeneye inama abantu mu nyumva, nyeneye inama zanyu, nyeneye inama zanyu namwe muntu ukambabare mwakabyaramwe ibihe ndimo, mwakabyaramwe ni munyakire, yenda mbi igicucu cyanyu mbi ikigo cyanyu ndabyemera nabaye, ariko byibuze mbu wanyu mwongere munyakire mu muryango. Ibihurimo si ibyo gutukwa, ni ibyo gufashirizwa. Ndakomerewe n'ukuri kandi ndakomerewe. Reka rero twizere ko mwabantu mu inama zanyu ziba zikenewe. Ivan yavuga ati nkeneye inama zanyu, nuko nyine abazikeneye nkuko abibabwira. Gusa reka dusoreze hano, mwandike muri comment mutange ibitekerezo ndetse n'inama mwamugira, kugira ngo wa mugani nawe abashe kuvuga ati byibuza hari abantu bangiriye inama gutya, hari icyo nanjye zimfashije. Reka dusoreze hano, turasura mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze.